Kugenzura ibihe mu masaha y'umugoroba w'isi, igice cya 5. Ni iki wabuza kugenzura iby'iki gihe? Luka 12:56. Hari indi mpamvu dusabwa kugenzura iby'iki gihe. Umuntu akirema yaremwe mu mutima wo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Imana ntabwo yashatse kumukoresha nk'imashini, ahubwo yamuhaye umudendezo wo gutekereza agahitamo ikimunogeye. Satani rero yivanze muri uwo mudendezo arawangiza bikomeye cyane. Ibintu bigenda birushaho kuba biri kugeza na magingo aya. Mu matsinda abiri ari ku isi, ari abubaha Imana ndetse n'abatayubaha. Muri abo batayubaha harimo n'abiyobagiza, aribo bitwa abakristo ku izina. Kenshi amahitamo y'abo bantu aba ahabanye, kuko icyerekezo umukristo utaryarya arebamo si cyo undi uwo ari we wese arebamo. Ibyemezo afata mu bibazo bitandukanye runaka si byo undi uwo ari we wese afata. Buri wese kandi aba yumva ari mu kuri bitewe n'ibyemezo yafashe, bitewe n'uko atekereza ibintu. Ubu Satani rero ingorane ziriho n'uko yinjiriwe mu bantu b'Imana, ariko kuva na kera kose niko yabigenzaga. Ubu ngubu arimo arakoresha amayeri n'uburyarya bikomeye cyane, kandi nta mugayo twebwe ashaka kugira ngo natwe twigarurire. Ariko twibuke ko turi mu biganza bya wa wundi twabonye wadukunze urukundo tukarubonera mu buryo butandukanye. Yaradukunze, aradukunda, kandi azakomeza dukunde. Azadukunda urukundo rutarondoreka, kandi Mwuka Wera reka tumusabe adukomereze impagarike atabaho kwishuka. Tujye ntituvuga kurwana k'umwanzi, tujye tuvuga no gutsinda k'uwamutsinze. Tuvuge imbaraga ndengakamere ziri hejuru y'izindi zose. Ndabona Satani rero ahagurukiye twebwe abagize itorero, ariko nta mpungenge. Yatugabyeho igitero gikaze cyane muri aya masaha y'umugoroba w'isi. Yateze umutego karundura ari wo kutavuga rumwe no kutumvikana. Ntabwo turi kumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, kandi twe dukwiye kwicara hasi tukaziga twitonze, tuyobowe n'ijambo ry'Imana, tukunganirana, tugaterana imbaraga muri uru rugendo, tugasenga, tugasabirana, tugahuza hamwe imbaraga kugira ngo dukore inshingano Kristo yaduhamagariye. Bantu b'Imana, ni ugusenga cyane twisabira, buri wese yisabira mu masengesho y'umwiherero, asabira na bagenzi be, asabira itorero, abagize itorero, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abakecuru n'abasaza, abana batoya. Kuko abitorero nubwo twakomerekejwe n'icyo gitero, dufite utwomora. Uwo ni Umukiza, Yesu Kristo. Ni Imana ikomeye. Muhumure, turi hafi gusoza urugamba. Nubwo mubona rurimo amayeri menshi, rukarimo rurimo amacenga n'amacabiranya, rukaba rurimo uburyarya bwinshi, ariko dukomere kuko turi kumwe n'ushobora byose. Kandi ushobora byose niwe Data wa twese, wa wundi udutinyura twabonye. Turi mu rugo, uwo ni Papa. Muri iyi minsi ya none turabona amatsinda biragaragara mu itorero ry'Imana, kandi ayo matsinda ntavuga rumwe. Igitangaje ni uko buri tsinda ryumva ko ariryo riri mu kuri. Nta mugayo ariko ntirawodokiye, kwibeshya, kwishuka. Ariko uzi kwibeshya ko ureba kandi uri impumyi. Uzi kwibeshya ko ari wowe utunze kandi utunganiwe, nyamara utazi ko uri umutindo wo kubabarirwa. Uzi kwibeshya ko wambaye ukagenda mu nzira wiyemeye, kandi wambaye ubusa buri. Ikibazo gikomeye cyane. Yesu yaravuze ati, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindo wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Yesu 3:17. Umuziro ni ukumva inama iri ku murongo wa 18 gukomeza. Iyi minsi dusohoyemo. Iyi minsi dusohoyemo Satani ayidufatiriyemo, atugabaho igitero. None kumvikana kurabuze kubera kwihagararaho mu mafuti. Ntawe ushaka gukeburwa, ntawe ushaka kumva ko yakosheje byibuze ngo ubwe batanga kuri mugende uko bidakwiriye. Nyamuneka wagarutse. Nyamara ngo ugira amahirwe agira umuhana, ugira Imana agira umuhana. None se ko y'amacakubiri Satani yatwadukijemo, akaba tugabyeho iki gitero, inshingano turi buyikore dute? Yesu yavuze ati, nuko mugende. Kandi igihe dusohoyemo ni igihe twagombye kwamamaza, noneho turanguriye duterana imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Satani atugabyeho igitero gikaze.
bavandimwe, twibuke ko dufite inshingano iri mu byeshuri 14 umurongo wa 6 kugeza 12, ubutumwa bw'abamarayika wa batatu, kubaha Imana no kuyihimbaza, gukangurira abantu kuva mu misengero itari yo, kandi yuko aho bari nibatindayo bari burimbukireyo. Iyo ni inshingano n'ubutumwa bukwiye gusakazwa kugira ngo abantu baze mu misengere ihuye n'uko ubushake bw'Imana buri, kandi bayambaze uko bikwiriye, babe mu ruhande rw'Imana batayisuzugura, ahubwo batanayobywa n'uburiganya bwa Satani bw'uburyo ubwo ari bwo bwose bw'inyigisho z'ibinyoma zadutse, zikaba zejeje abantu mu binyoma, abantu bakaba bazi ko ari ukuri barimo. Tugomba kubaburira kugira ngo umuntu ave mu kurema inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Mbese mbabazi, iyi nshingano turayikora? Ubundi harya uburyo bwo kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo turimo dukangurira abandi kuvamo, aho uyu munsi birasobanutse. Umuntu wabasha guhagarara ugasobanurira abantu uko imikorere y'igishushanyo cy'inyamaswa n'inyamaswa ubwayo aho bigeze uyu munsi birimo bikora? Ni byinshi twagombye kwicara hasi tugasobanuza Bibiliya ibyanditswe byera, dusenga Mwuka Wera akaduhishurira. Habuze guca bugufi, habuze guca bugufi, nongere mbisubiremo, guca bugufi kurabuze, tukayoborwa n'ijambo ry'Imana. Kuko buri tsinda ririfashisha Bibiliya rera, bakifashisha umwuka w'ubuhanuzi, bakareba ibihuje n'ibyo bagamije, ibindi bakabitesha agaciro, cyangwa se bakabiha ubusobanuro bugoretse butari bwo. N'abagerageje guhura n'abandi, nta mwuka wo gutegana amatwi uhari ngo buri wese yumve yabonamo icyamufasha, ahubwo buri wese ashaka kumvisha mugenzi we yuko yayobye, ko ari uri mu kuri, akwiye kumva agakurikiza ibyo uko we yumva ibintu. Impaka rero zikabura gica, kandi rimwe na rimwe n'uburakari bukabyuka. Ariko se tugaruke dutekereze neza, birakwiye yuko twakwiganira iby'ubuzima busanzwe, tukiganira aho imodoka zahendutse, amatike yagabanutse, tukiganirira aho ibijumba byaguze makeya, n'ahari icyate cy'imyumbati turi bujye guhahira, tugafata amatelefone tugahamagarana turimo twubaka iby'ubuzima bushira, nyamara byagira ku gakiza k'ubugingo bw'iteka tukareba nayigwe. Namwe nimwumve uko Satani yatugenje, kandi twitwa abakirisitu. Birakomeye, ni ugusenga cyane. Nasuzumye nsanga aya matsinda yombi yitwaza Bibiliya yera. Aya matsinda yombi kandi yitwaza ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Kandi ibintu bagenderaho, amatsinda yombi ibintu bagenderaho barabisomye, biranditse mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi ndetse na Bibiliya yera. Noneho ukaba wagira ngo Ellen White yanditse ibitabo bivuguruzanya, cyangwa se ukaba wagira ngo Bibiliya niyo yanditswe n'abantu bavuguruzanya. Oya, ntabwo ari uko biri, ahubwo twiga nabi. Guca bugufi ngo twige ibyanditswe byera dusenga nibyo bibuze. Kuko nugerageza kuganira n'umuntu mukaganira ugambiriye kunguka, nawe agambiriye kunguka, aho ngaho muzabona hahandi inyandiko zisa naho zajya gusekurana, zisa n'izivuguruzanya. Muziga mushyizeho imbaraga, musenga Imana, kandi muyisaba gusobanura. Mwuka Wera azaza abasobanurire. Niho uburyohe bw'inyandiko buri. Uburyo bya bindi mubona bisa naho bihabanye, aho bihuriza niho uburyohe bw'inyandiko buri. Aya matsinda rero yagabwe mu itorero, kutumvikana kwagabwe mu itorero. Uyu munsi wa none aya matsinda abiri abayagize bakaba batahurira mu nzira ngo bavugane, ahubwo bamwe bakaba barimo bavuga abandi bavuga abandi. Aya matsinda uzayige mu bifuzwe byose, igice cya 46 kivuga ngo Yesu ari ku ishusho irabagirana. Itsinda rimwe ryazamukanye na Yesu ku musozi, babonye uburyo ari byiza ahindutse ishusho irabagirana, baravuga bati ni byiza ko twakwigumira ahangaha tugaca ingando, ariko ntabwo bikwiriye ko dusubira muri bariya bantu, bariya basigaye epfo mu kabande. Iri tsinda rimwe uko ryari rimeze.
bumvaga batasubira muri bagenzi babo bari ngo basigaye mu kabande. Basigaye mu kabande barimo bagira bati, iri ni irindi tsinda nanone ry'abari basigaye mu kabande, aba barimo birukana dayimoni mu muntu yanze kugenda. Aba barimo bivovota cyane, bivovotera bagenzi babo, ariko bariya nabo bahora mu masengesho, ngo nabo bahora mu hari abantu bamwe bumva ko bakwibera mu masengesho iyo ngiyo, bakumva ko batakora n'imirimo y'itorero. Abandi nabo bakumva yuko bakwibera mu mirimo y'itorero iyo ngiyo, ibintu byose byadutse bashyira mu bikorwa, nyamara baragaya abasenga. Imirimo bakora birukana abadayimoni, ntabwo dayimoni ashobora kuva mu muntu kandi umuntu agifitiye umutima mubi bagenzi be. Ubundi bagenzi bahora bavuga mwiki, nibwo Satani yateje n'umwuka wo kuvugavuga, ugasanga abantu aho bateraniye baravuga bagenzi babo, baravuga mugenzi wabo wagize intege nke mu buryo runaka, kandi icyo Satani agambiriye n'itorero. Nubona mugenzi wawe Satani yamugushije mu cyaha runaka, ntabwo icyiza ari ukujya kumuvuga umwongorera n'umugaya, kuko hari aho yamugushije nawe ufite icyo akugushamo, n'uriya afite ikindi amugushamo. Ariko turihutira kujya gutokora udutotsi turi mu maso ya bagenzi bacu, nyamara twirengagije imigogo iri mu maso yacu. Uwiteka tugirire neza, Mwuka Wera duhumure atwereke. Aya matsinda kandi ndayabona mu Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 7, aho Yohana yarebye ngo abona igisa n'urumuri ndetse n'urubura ngo bimanuka ngo byikubita mu isi, ngo bihitana 1/3 cy'ibiti bibisi. Ni abantu bashikamye mu kwiza ndetse ngo ibyatsi byose birashya. Aya matsinda irigeranya n'urumuri ni itsinda ngo ry'abantu ngo bazazamuka mu nyigisho cyane, bibera iyo ngiyo mu masengesho hejuru iyo ngiyo, bumve ko ibindi byose ni nk'ayandi yo mu bifuzwa ibihe byose. Ariko hari n'indi tsinda rizaba riri mu migenzo y'itorero, mu migenzo n'ibigenda byaduka mu itorero, babishyiremo imbaraga, bumve ko ariho agakiza kari nabo, kandi bazabivovotera bari nanone barimo basenga. Ibyo bintu ngo byaraje ngo byikubita mu isi, ngo bihitana 1/3 cy'isi na 1/3 cy'ibiti, ngo ndetse n'ibyatsi byose. Abakristo badakomeye nabo bose ngo bahitanwe n'ibyo bintu. Ngira ngo murumva aho umuntu w'Imana agomba kuba ahagaze. Ntabwo agomba guhagarara muri ayo matsinda yose, ahubwo abagize mu matsinda bafite ubwenge, bumva koko bakwiriye kwicara hasi. Baba bakwiye kwicara hasi bakaganira, bakavuga bati none ibi bintu tubigenze gute? Ni hehe umukristo akwiye guhagarara? Ni hehe agakiza kari? Twakira tute? Nyamuneka irinde guhitanwa n'ibi bintu. Iga neza ibyanditswe byera, fata ibihe bihagije byo gusenga, kandi ugerageze kuganira na bagenzi bawe utagambiriye kujya impaka, ahubwo ugambiriye kumvamo ibyagufasha. Reka mbararikire guca bugufi twisubiramo, twihane, tuganire, kandi tuganire ibiduhuza, aba ari byo duharanira. Ibidutanya twe kuba ari byo duha umwanya. Twimike Kristo mu bugingo bwacu, nawe azatwereka icyo dukwiriye gukora. Dore ko yaduhaye ubwishingizi bukomeye cyane. Ubu turi mu bwishingizi. Mateyo 28 umurongo wa 20, dore ndi kumwe nawe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Ubu ngubu ari kumwe natwe. Nifurije buri wese kuba mu biganza by'Imana. Nifurije buri wese guca bugufi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amena. Tuzabane mu gice cya 6. Hari ubutumwa bugomba gucecekwa.